ndabasubuje cyane kandi twishimiye ko mwitabiriye kino gikora cyacu Kigufuri. hano twatangiriye kampanye zacu mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana byo twagaragaje dufite ku mutima icyambere nuko twifuza ko buri munyarwanda agomba kwihaza mu biribwa umuntu akabona ifunguro inshuro 3 ku munsi kubera ko haracyari ikibazo cyuko hari abantu babona ifunguro rimwe ku munsi ndetse hari nabandi bakubitira abana kuryama bakabaha igikoma so tukumva ko twashira imbaraga ingengo y'imari hagije mu buhinzi n'ubworozi kubera ko abanyarwanda benshi cyane barenze 90% batunze n'umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi twashira imbaraga nyinshi cyane noneho kubyo icyo kibazo cyo kutwakwita cyo kubura ibiryo kibe cyagabanuka ariko dushiremo na gahunda y'ubuziranenge mu biribwa turye ibiryo bizaturwaza indwara ko mwabonye za kanseri zabaye nyinshi kubera ibiryo turya bimwe biba bitatuzuye ubuziranenge tushikirana gahunda yo kuhinga tukoresha ifumbire mborera kindi twavuze mu by'ukuri cyabaje abanyarwanda benshi cyane batugejejeho ikintu cyo gufunga abantu igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo iminsi 30 y'agateganyo ikavamo umwaka ikavamo imyaka 2 umuntu akazarekurwa nta bimenyetso bihari ari umwere tukazashiraho ikigega cy'indishi z'akababaro ku bantu bose bafungiwe ubusa bagafungurwa ari abere ariko naba bafunze bakazabigiramo uruhare mu kwishura ayo mafaranga kandi ibyo kubera ko abanyarwanda benshi ntibashaka kujya kurega umuntu wese wafungiwe ubusa akaba yabona ayo mafaranga bizafasha kugabanya uko gufunga abantu mu buryo butuje amategeko ndetse n'ibintu bya transit centers aho bafungira ngo inzererezi abana bakabita inzererezi abana bakabita indaya ibyo rwose twari twarabivuze n'ubushize cyatubaje ko bitavuyeho tuzashaho gahunda yo kubikuraho burundu kugira abantu bose bagomba kuba bakoze icyaha cyangwa ikibazo bafungwa mu buryo bwubahirije amategeko n'imisi yubahirizwe noneho niba nta bimenyetso bihari umuntu arekurwe ariko nanone tukazongera n'ingengo y'imari n'ubushobozi urwego rw'igihugu rwa RIB rushinzwe gukora ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha bwa procureur kugira ngo bakore neza akazi kabo muri iyo minsi iteganijwe n'amategeko mu byinshi twavuze tuzagabanya n'umusoro wa TVA uri kuri 18% dushaka kwigabanya gere kuri 14% kugira ngo ibiciro biri ku isoko bigabanuke uko usanga kuko umusoro wa TVA wishurwa n'umuguzi wa nyuma iyo bawuzamuye n'ubundi umuntu biramuhenda cyane so uyo musoro n'ugabanuka abantu bazabona amafaranga haje babe bahaha bishimye ariko bashobora no kwiteza imbere tufite gahunda nziza kugabanya ubushomeri mu rubyiruko ndetse no mu Banyarwanda muri rusange aho tuzashyiraho inganda ntoya mu yose mu mirenge yose y'u Rwanda 416 haba u Rwanda twita agro processing industries ku murenge kurego rumurenge ku buryo buri murenge ufite ikintu ukora niba ari abatunganya ibitoki babona uruganda tunganya bivuye mu rutoki niba ari imyumbati gutyo niba ari aborozi cyangwa se abaroba amafi cyangwa se abacukura mu by'agaciro abe uruganda ashobora gutunganya ibintu bakora icyo gihe ababikora rwinshi cyane cyane n'abandi bashaka akazi abize n'abatize bazabona ikintu bakora turiyo twumva ko tuzatanga akazi kageze ku 500 ku mwaka ni muri byinshi twavugaga twishimye cyane twavuye mu murenge wa Kimironko tuzi naha tucya mu mujyi wa Kigali ndetse tugerana Nyabugogo abaturage hose aho twakiba twishimiye cyane ariko naho twasanze abaturage batwishimiye cyane kandi twashimiye n'inzego za leta zose zaje kutwakira harimo umuyobozi w'umurenge wari uhari bagariye inzego za leta ariko n'abandi bayobozi ba RGB komisiyo y'amatora n'abandi batandukanye byose twabyishimiye ndumva byagenze neza cyane.